Nahoze mbona abantu bibaza ese iki cyaha cy'uburiganya gikorwa gute cyangwa se bigenda gute kugira ngo umuntu yisange yakoze cyangwa se yakoze iki cyaha cy'uburiganya. Ni ukuvuga ngo ukuntu bimeze wenda munabyumve neza. Galaxy TV. Alright, nongeye kuguhereza ikaze hano kuri Star Galaxy TV. Nizere kumeze neza cyane waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda. Mbaye ikaze mwese hano kuri Star Galaxy TV. Twizere ko muri amahoro. Byashoboka ko ku kwezi ugutangiye ushaka kugera ku bintu byinshi, yewe ku munsi w'ejo hashize akaba hari n'ibintu wifuje kuba wageraho, ukaba wakora nyine ukaba waba success muri ibyo bintu, ariko bikaba byaranze. Ndagira ngo nkubwire ngo wicike intege, komeza ukore ejo cyangwa ejo bundi bishobora kwemera, hanyuma wongere n'amasengesho, ubundi Imana iraza kukugirira neza. Kebris umugwa neza, imfura y'u Rwanda niyo mazina yanjye. Mbaje ngo tubane mu makuru menshi cyane abatandukanye hano kuri Star Galaxy TV, aho twibanda ku myidagaduro ariko tukagenda tunyuzamo n'andi makuru abagiye aba trend cyane tukayaganiraho. Ikinzanye rero ngo tuganireho muri aka kanya amakuru nahoze mbona ahantu hose akikikana, yitwa Apotre Yongwe cyangwa se Harerimana Joseph. Uyu ngira ngo murabizi ko kuri ubu ngubu ari mu maboko ataraye. Amaboko ataraye ni amaboko y'ubugenzacyaha RIB. ni ukuvuga ngo Apotre Yongwe ibyaha akurikiranweho cyangwa se icyaha akurikiranweho ni icyaha cyatangaje abantu benshi, nakomeje kugenda mbona bakigarukaho cyane. Ni nayo mpamvu nanjye nje ngo tukigarukeho turebere hamwe ukuntu ibintu bimeze. Uyu mugabo Harerimana Joseph cyangwa se Apotre Yongwe yamenyekanye nyine nka Apotre Yongwe, kuri ubu ngubu akurikiranweho icyaha navuga wenda namumvise abantu benshi bakita ubweskoro. Twibuke neza Apotre Yongwe ni umupasiteri, ni umukozi w'Imana pe, ni umupasiteri unafite abakunzi benshi cyane, umupasiteri wakomeje kugenda yumvikana cyane mu itangazamakuru, avuga ibintu byinshi byagiye bisetsa abantu, ariko abenshi banabigarukaho bavuga uti nyamara Yongwe nushaka ukizwe, kubera ko turi kubona utari mu nzira ziri neza cyane. Uyu rero Apotre Yongwe akurikiranyweho icyaha cyo kwihesha iby'undi ukoresheje uburiganya. No kuvuga ngo akurikiranweho icyaha cy'uburiganya muri makeya. Twibuke neza ni umupasiteri, ni umukozi w'Imana, ariko tukibaza ngo iki cyaha cyakozwe gute kugira ngo Apotre Yongwe ave gusenga ku munsi wo ku cyumweru, umunsi wari uwo kubohoka, umunsi usobanuye ibintu byinshi ku bakristo, asohoke mu rusengero bamwambika ipingu ati tugende jya imbere. Urumva ni amarira menshi cyane ku bakunzi ba Apotre Yongwe yewe n'ubwe, dore ko amwe mu makuru yatugezeho uyu munsi, amakuru dufite nuko uyu musaza Apotre Yongwe aho ari muri gereza arimo ararira, arimo aranyuzamo rwose ngo akajya arira, dore ko afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura, mu gihe hakiri gukusanwa neza ibimenyetso n'amakuru ashingiye ku cyaha yakoze. Hanyuma uyu Apotre Yongwe nubwo ari kurira, iyo usubije amaso inyuma ugasesengura neza icyaha akurikiranweho, amategeko y'u Rwanda akaba agihanisha igifungo kitari munsi y'imyaka 2, ariko nanone kitari hejuru y'imyaka 3, n'ihazabu y'amafaranga atari munsi ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda, ariko itanarenze miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri kubyumva, ibyo ni ibihano nyine bihanishwa umuntu wahamwe n'iki cyaha cyo kwihesha imitungo y'undi ukoresheje uburiganya, cyangwa se ibi byitwa ubweskoro. Uri kumva ayo mafaranga yaba miliyoni, hagati ya miliyoni ndetse na miliyoni 5, ntago ari amafaranga makeya ku muturage w'u Rwanda.
igifungo cy'imyaka 2, hagati y'imyaka 2 n'imyaka 3. Nshuti zanjye, twibuke neza, dutekereze neza, iriya ntabwo ari iminsi mikeya. Umwaka ugizwe n'iminsi 366 cyangwa se n'5 biterwa n'umwaka. Urumva? None ufata iyo minsi 365 uyikube kabiri, ubwo harimo imyaka 2. Niwongeraho iminsi 365 nanone birahita biba imyaka 3. Uri kumva? Iyo ni iminsi Yongwe ashobora kumara muri gereza igihe iki cyaha cy'uburiganya cyaba cyamuhamye. Uri kumva? Iyo ni iminsi ashobora kuba yamara muri gereza. Iyi minsi ku muntu w'umupasiteri usanzwe ukora umurimo w'Imana, usanzwe ubwiriza abantu, imbaga nyamwinshi, yewe bakanafashwa, ntago ari imyaka mikeya, n'ayo mafaranga ntago ari amafaranga makeya. Iki cyaha rero cy'uburiganya, nahoze mbona abantu bibaza, ese iki cyaha cy'uburiganya gikorwa gute, cyangwa se bigenda gute kugira ngo umuntu yisange yakoze icyaha gisa nk'iki ngiki, cyangwa se yakoze icyaha cy'uburiganya? Ni ukuvuga ngo ukuntu bimeze, wenda munabyumve neza, iki cyaha cy'uburiganya gituruka ku kuba ushaka nyine gushukisha ikintu runaka, ukagishukisha umuntu runaka kugira ngo umutware ibyiwe. Ushobora kumubwira amagambo runaka harimo ibinyoma, uri kumva, kugira ngo umutware imitungo yiwe, cyangwa se ugakoresha uwuriwe ububasha ufite mu kintu runaka kugira ngo utware imitungo y'uwo muntu runaka. Ni uko biba bimeze kuri Yongwe. Wenda nahoze mbona abantu bibaza ngo ubwo nimba bimeze uko nguko, Yongwe se yaba yarabeshye cyangwa se agakoresha amagambo kugira ngo atware imitungo y'abantu runaka? Ubwo byagenze gute? Uyu Apotre Yongwe, amwe mu makuru twamenye twumvise avugwa, nuko Apotre Yongwe hari abantu yajyaga abeshya avuga uti mwebwe nimuzana amafaranga aya n'aya, nimba mushaka wenda nko kubona, akabikoresha muri sanse, akavuga ngo nimba ushaka kubona akazi, nimba ushaka kubona inzu, kuva mu icumbi, kuva mu ikode, zana amafaranga ushyira ngaha, ngo Imana igiye gukora ibi ngibi. Uri kumva? Bikagenda uko nguko, akabeshya abantu. Dore ko hari n'abavuga ko, amwe mu makuru numvise, hari abantu batari babanye neza na Apotre Yongwe, kubera ko yababeshye ko abasengeye bari bubone amafaranga, bari bujye mu myanya y'akazi, bari bubone akazi, ariko inyamara igihe yabahaye ntibakabone. Yongwe rero, abo bantu bakaba aribo bihishe inyuma y'ibi bintu by'ifatwa rye, akaba ariyo mpamvu yisanze muri gereza hafungiye. Haracyari gukusanwa neza ibimenyetso. Hari amakuru menshi tuzamenya azaba yagiye hanze, tuzagenda tuba updating, tubahereze andi ma update n'ukuntu bimeze kuri uyu Yongwe, tubahereze amakuru menshi cyane ari kuvugwa kuri Yongwe. Tumenye ese koko Yongwe iki cyaha kiramuhama, hanyuma se nikimuhama koko iyi myaka 2, hagati y'imyaka 2 n'3, azayifungwa anatange hagati ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda na miliyoni 5. Ibyo rero nibyo twiteze kugira ngo tuzarebe uko bimeze. Gusa amakuru dufite nuko uyu Yongwe aho ari muri gereza arimo ararira, arimo aratabaza. Bikumva, ariko hari n'abantu benshi nagiye mbona bavuga uti uyu Yongwe aziza akarengane, kuko nta muntu ajya ahamagara, nta muntu ajya ashyiramo ikiziriko kumpereza. Nimba uyu munsi gukoresha icyo nakwita hard powers,
kitagikora. Hard power ubwo ni ugukora mu mifuka, urumva. Ikintu bita soft power, gukoresha imbaraga z'ubwonko cyane kuruta uko wakoresha imbaraga z'umubiri, ugakoresha imbaraga z'imitekerereze, ugatekereza nyine ukajya kwesikora abandi. Ni ibintu bavuga ko ngo bimaze gufata indi ntera, abantu banakoresha iyo sisiteme ni benshi kandi nyamara zikabahira. Hari abo rero nahoze mbona bavuga uti nimba yarakoresheje soft power zikamuhira akibonera ibyo byose, twe turumva nta cyaha yakoze. Ni ibiba bivugwa rero, ariko amategeko yo ntago ari uko nguko abibona, ababibona bitandukanye nuko twebwe tubibona. Nayo makuru rero nabanguhaye kuri uyu mugabo Apotre Yongwe cyangwa se Harerimana Joseph. Nyemerera rero dutegereze ibindi bizaba bivugwa kuri uyu mugabo, ubundi nzaze mbahereza amakuru menshi cyane. Nyitake Bruce Mugwaneza Imfura y'u Rwanda. Nyemerera tubane mu yandi makuru hano kuri Star Global TV. Kora subscribe hanyuma ujye ubana natwe umunsi ku wundi.